izafata ukuboko kw'Imana igukuremo. Twe dukorera Imana tuyikore tuyitinya, tuyikore tutagira ngo tunezeze abantu. Data wo mu ijuru nabireba reba imirimo yacu myiza dukora arushaho kwishima. Yego. Yes, hari abari magaya, hari ibyo ari makora, ariko hejuru yavuze ngo nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga. Avuga ngo ngwino tujye inama wa musambanyi uve mu busambanyi bwawe, ngwino tujye inama wa mugambanyi we, ngwino tujye inama wowe uvuga itavuze, ngwino tujye inama wowe wibirika ugakora twatunda abantu batakureba ariko ngewe nkureba. Avuga ati waje tukajya inama hakiri kare, waje tukajya inama. Rero anga niyo yavuze yarivuga ntibwa ngo nzagushyiraho ukuboko nkukuremo rwose inkamba zawe, umvise nkumaremo icyuma kibati. Yego. Izakumaramo. Hari ukuntu umuntu aba afite icyuma kibati cyinshi. Abana bafite iyo ndwara baba bameze. Yego. Kandi kuko umwana ngiye asuraga ururimi, ijosi ryaragwaga, urutirigongo ntago urutigo rwari ruhari ariko ubona ko atazunamuka, ijosi rigwa, ibintu bikomeye. Yego. Atazahaguruka. Ambwira ati niba abana badahaguruka bamara igihe kinini bahaguruka. Ashobora kuzagira ubwenge cyangwa ntabugira. Kugashira. Ariko yuko cyagiye wasenganaga umwenda umwe. Yuko cyagiye wambaraga utambara inkweto. Twavukiye mu cyaro tutambara inkweto. Hahandi bacana urubingo bura mu cyaro cyane nirwo rukunda. Kwagenda uruzunguza kugira ngo ujye mu nzu. Ariko turakanda ibikuta amatara kaka. Mureke twibuka aho twa. Abazunguzi bi Lebo Fayima. Mureke twibuka aho Imana yadukuye. Ndi mu gihugu cyo mu ijuru. Wari kumvira ijambo ryanjye herade we. Yego. Nibanyumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza. Bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Bazamara iminsi yabo. Abo nabadukurikiye. Nibayikorera. Yego. Abo nabadukurikiye. Nibayikorera. Bakayivuga neza. Yego. Ntibavangavange. Nokuri. Bakareba imbere. Nka muri imbwa ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringira Imana yacu. Ngiki cyicaro cyawe. Kuko niba Yesu ari mu rugo rwawe nta murabuza. Naho muraba waza. Naho wawuzana. Uwazahangana na nyiribihe. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo intambara gusa dukwiye kurwana ni intambara yo gukiranuka, naho izindi ntambara zose nyiringa bajya zirwanira mu gikari zitarakugeraho. Reka nongere nkwifurize ibihe byiza aho uri mu bice bigiye bitandukanye ibyo ku isi. Turabizi ko mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye. Abari ninjoro reka mbabwire ngo muze kugira ijoro rihire, n'abari mu gitondo namwe muze kugira umunsi mwiza. Niba uryamye cyangwa se uri mu modoka uri kwigera mu kazi, cyangwa se niba uri mu kazi nawe, turabizi ko mudukurikirana muri impuzo mpande zose. Ukavuga ati reka mfungure telefone yanjye cyangwa se mashini yanjye ngende numva ijambo ry'Imana. Nawe turagukunda nukuri, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero ndi kumwe na Mama Deborah, ariko irindi zina rye sindizi, ariko iryo ngiryo naryo rikorera Imana koko. Bigiye tumaranye kuko ntago uramenya amazina yanjye. Njya ndimenya rero nkongera nkiyibagirwa, nari ngiye kurivuga wapi. Yitwa Mukamutesi Atanaze. Yego, ni Mukamutesi. Murabona rwose ko ashobora no guteta bigakunda. Ariko atetera papa wacu wo mu ijuru. Yego. Amahoro y'Imana bane nawe karagaciyemo. Reka twigarukire n'ijambo ry'Imana. Mama Deborah, uraho neza? Yesu nashimwe. Esahimbazwe. Nukuri. Meze neza. Imana yatugiriye neza. Umuririmbyi yagize neza ati mfite ibimenyetso birenga kimwe. Ibimenyetso birenga kimwe binyemeza kwazangirira neza. Yego. Birahari Imana, birahari Imana, birahari. Yego. Oh, birahari Imana, birahari. Kuri birahari Imana, birahari. Kuririmba mba ibintu byose Imana. Hari igihe wubashye Imana igenda iguha akado, akira aririmba wanejeje, agwa kubwiriza. Imana ni nziza. Kuririmba ni byiza. Amen. Kandi
hano kuri niyo naho dufite abahanzi baririmbira Imana abakobwa babiri batoya warababonye oya bande ntago wababonye Yesu we abo bakobwa bazaze kwashyigikira abo bakobwa uzambire nkuzane n'abandi uzanzanire n'abandi bafite impano dore twafunguye rebo y'abahanzi kandi abenshi bakorera Imana amen yego impano zabo yego zigakora zikabohora abantu yego zigahugura abantu ko muri uyu mwaka ibintu bikomeye ubundi mwaka wa 2023 umwaka wo kugarukwaho n'Imana kandi ni umwaka wo gushyigikirwa nyine n'Imana kugarukwaho no gushyigikirwa n'Imana ku bantu bubashye Imana nukuri kinigere rero bagomba guhembwa kuko wakoze neza arahembwa umuntu wubashye Imana iramwubahisha kandi kamusobanura ko kwikagaragara ko akorera Imana cyangwa atayikorera iki ni igihe cy'itandukanyirizo cy'uko abantu aho bakorera Imana aho umuntu yavomeye yego ibyo bigiye kugaragara 2023 kandi ngira ngo turimo turabibona aho umuntu yavomeye nyine uri mu mazimwe amatiku ubwo nyine urumva nawe umusaruro yego uzakuramo gukena no gusubira hasi kwitesha agaciro umuntu wakubahaga ntiyongere kukubaha akwera duzi ko hari igihe yaturenganya Imana tugatinda hano mu butayu bavuga ngo ni igihe cy'Imana iyo kigeze iragusubiza ariko n'igihe nako twitinza mu butayu mu by'ukuri n'Imana yaraguhamagaye ikaguha agaciro ikakubahisha ikaguha icyubahiro imiryango itaguha ikaguha icyubahiro amashuri atanu Imana irabubahisha kabaha icyubahiro cyayo kuba wubashye Imana irakubaha nta mpamvu itagomba kukubahisha ariko ugasanga umuntu Imana yamugiriye neza aribagiwe duhita dushaka Imana cyane tukara tudasinzire tukayishaka tukagerageza no gukiranuka ugatonoka kanini ariko Imana irangiza kudusubiza tugahita twongera tugahita tugira gute twongera tukahita dusubira hasi niho Yesu yageze akavuga ati Imana ndavuga ati ariko Mana nicuje cyatumye nde mu muntu ariko uzi ko ari ibintu ukora bibi Imana ikavuga ati ariko uriya namuremeye iki iragatsindwe n'Imana no ku Imana yacu yakicuza ibyo twayikoreye rero reka mbwira abantu bave mu byo barimo 2023 umwaka wo guhindukira ubu mwaka wo guhindukira yego kandi duhingukire uku kwezi kwa gatatu duhindukire dukora iby'ubutwari nyaze ngo abazi iyo Mana yabo abazi Imana yabo Daniel niko yavuze bazakomera niba mara gukomera bakora iby'ubutwari nta muntu ushaka gukora Imana unyeganyiza naho umuyaga waza Uwiteka ajya avuga ngo agahita atanga ingabo zigapfanyisha kubwe rero hari ikintu abantu bemo batesha bikitesha umwanya bikiyangiza bikisuzuguza bituma isi bakubita yego rero nibubaha Imana nayibubahisha kandi nta kimana bitarakoze Imana yaduhaye ubuzima irade twaje imbere y'Imana turushye twaje imbere y'Imana dufite intimba n'umubabaro twaje imbere y'Imana tubona nta nzira twaje imbere y'Imana tubona nta gaciro dufite twaje imbere y'Imana nta masura dufite ariko tuje imbere y'Imana turapfukama Imana iduha amasezerano amira yasohora dutegereje n'ayandi ko bwije uko bukeye igenda ikora ariko natwe tuyituye kuyihemukira ndabwira cyane cyane abakozi b'Imana Imana iradutumye tugende tuyivugire yaduhamagaye turi mu buzima bubi yego iraduturanye tugira abakozi bayo turi abana b'Imana ariko hari n'akandi karusha tugeze n'abakozi bayo twese turi abana b'Imana Imana yatumye kimwe ariko hari ukundi kuntu ushobora no kongererwa indi garade Imana ikavuga ati uri umwana wanjye ariko reka nkugirire icyizere reka nanakugabira ibi reka ngutume kuko twese duhuriye kuba abana b'Imana ariko hari n'ikindi Imana igutuma ikavuga ngo erade ndamwitegereje reka muhe ijambo ryanjye reka ngire ibyo mushyiramo reka ngire ibyo mubitsa agende agire nawe abandi arokora ariko tuyituye guhora turi mu matiku tuyituye guhora turi mu mazimwe tuyituye guhita twirirwa duhangana nta mpamvu zo guhangana twe dukeneye guhangana na Satani n'imikorere ye ntabwo dukeneye guhangana n'abandi rero reka mbwira abakozi bagenzi banjye bo gutinda mu magambo bo gutinda mu magambo y'iby'Imana yaduhaye kugabura ibyera byayo yadutumye gusengera abarwayi yatumye kwirukana abadayimoni mu bantu kubaka ingo z'abantu ahabuza amahoro twe tukababwira ko hari amahoro ariko Imana bayituye guhora bahangana byari ibintu mbona ukuntu abantu bahangana ngiye nkumva sinzi nkavuga ko se uyu muntu yibagiye aho Imana yamukuye yibagiye ko umwuka ahumeka nta mafaranga nta fagitire ya buri munsi atanga ese uyu muntu yibagiwe yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima irade rero reka tubwire abantu kandi nukureka tubwiza abantu kuri erade rimwe turabakozi b'Imana ariko dushaka kugira ngo tubombe kundi nta mukozi w'Imana ukwiye kuboga amahane yego niba uri umukozi w'Imana oya ni oya yego ni yego icyiza ni icyiza ikibi gicyaye Yesu yaduhaye ubutwari n'ubushobozi bwo gukanagira inzoka na scorpion yaduhaye ubutwari iravuga ngo icyo muzafunga mu isi
nanjye ndi mu ijuru nzabumvira mpite ngifunga. Icyo muzafungura mu isi nanjye nzabumvira ngifungure. Kubera iki? Twamera nk'abandi. Hari ibyo yaduhaye tugomba kujyana abandi. Tugomba kuba umunyu uryohera isi. Tugomba kuba umucyo. Aho tugeze hari umwijima agahinduka umucyo. Rero Imana yaduhaye igitinyiro, ifungura n'imiryango y'igikundiro, twebwe tuyituye kugira gute? Tuyituye kwisuzuguza. Reka mbwire bagenzi banjye muri kuno kwezi bagaruke. Aho ngaho tuhita tunasenga Imana tugatangira ikiganiro cyacu. Haleluya. Amen. Yesu araryoha. Araryoshye. Undi Yesu araryoha. Sinzi impamvu Yesu araryoha. Yesu dushingiye ukuntu yatugiriye n'ukuri hari neza yatugiriye. Yesu araryoha kurusha isi. Araryoha. Muri byavuye ngo mva araryoha. Umubiri we n'ikimara. Abavuga ko isi iraryoshye. Amaraso ye n'ikimara nyota. MAMA Deborah abavuga ko isi iryoshye yo. Oya barabeshye bari isi iryoshye itese. Haryoshye Yesu. Isi iraryoshye uricara mu kabari bakagukubita amacupa umutwe bakawumena. Isi iryoshye itese. Isi iryoshye ite. Yesu ni uryoho guha amahoro abisi badafite. Akagwa kureba nyuma ya kiriya gikuta abandi batakireba. Akaguha ibyiringiro bitagukoza isoni. Yego. Akaguha amahoro ukagenda wishimye. Yego. Waraye mu etaje arara. Ufite amafaranga agenda asinzirira mu modoka. Nta mahoro isi ifite. Amahoro Yesu. Ni kwa Yesu niho hari amahoro. Kwa Yesu niho hari amahoro. Ukajya kwa muganga akagupima ngo urwaye kanseri, ukavuga ngo Yesu wanjye yiteguye kuyikiza. Igakira. Ibihamya birahari. Birahari. Ukajya kubyara ugatwita amezi 9 ukumva bimeze nabi, baganga akakubwira ati mama naho Imana banza usenge, ugatuga atariko Yesu. Ndi cyagiye natereye muso, cyagiye nihereye mu cyumba. Hari icyo data yavuganye nayo, ugatuga ati mugati humura tuze umutima. Hari icyo navuganye n'Imana nubwo nabikomeye ku Mana biroroshye. Mu minota mike urabivuze ndabyibuka pe. Kwa muganga bikomeye. Ngewe Imana yambwiye ngo nzajya nguha kubyara nk'Abaheburayo. Yego. Tujye tunatanga n'ubuhamya tubwire n'abantu aho Imana yaduhuye. Yego. Kinzi impamvu ngo bije ko ntago turabacungo twiyobora. Abaheburayo ntago ineza y'Imana. Babyaraga neza. Imana yambwiye ngo nzajya nguha kubyara nk'Abaheburayo. Yego. Bana 6 era. Ntabwo nzinda kwa kundi nda ikurya ngusare uvuze induru. Kandi abana 6 narababyaye. 6 narababyaye. Umutu yafite imyaka 3. Ndi mu bihe byo gukorera Imana rero. Ntacyo nshinja Imana yarakoze. Ni bya bindi byo ku mavi. Imana inkore ya kantu ntazacogora kuvuga. Naho naba ngiye kurangiza ndakavuga. Yego. Ngeze ku mbyaro ya 5. Yego. Mbibwira yenda utabizi cyangwa nunabiza agiye yongera byumva nabikurure neza. Hanyuma mbyara umwana. Yego. Ageze ku mezi 2 twari tuzi ko atafite ikibazo, avukana ikibazo cy'ubumuga. Mujyana kwa muganga barambwira ngo ntabwo azaguruka kuko abaganga n'abana beza, ariko ari igihe cyo ngombwa ko bakubwira icyo umwana wawe arwaye. Yego. Ndabyuka bara abaganga 4, abagabo 3 n'umudamu 1. Banyicaza nyine batangira barabisiganaho, ariko barampamagara barambwira ati tujye kukubwira icyo umwana wawe arwaye, uburwayi umwana wawe arwaye. Umwana wawe ntabwo azahaguruka, twabonye uri n'umukozi w'Imana ko narasengaga irade, narasengaga ngasara, undi nusara ujye ushishikara. Niba uri umukozi w'Imana nibigaragara ko uri umukozi w'Imana. Sara ushishikare. Ngana nabyo byikukumarira amavuta, ubundi iyo ugiye muri ano mazimwe n'amagambo uri umukozi w'Imana bazimura guhondagura. Ni utangira ukavuga ibiterekeranye. Abantu bakagutuka bakakuza icyubahiro kikakuvaho, ugatangira Satani n'abazimu bakagukubita. Icyubahiro Imana yakwambitse ukakiyambura. Hahandi bagufunguraga umuryango bakubashye nk'umukozi w'Imana arubaho. Nta gaciro bakiguha, nta nama baba bakikugisha. Abantu baraza warababwiraga amagambo meza abahumuriza, baragusuzugura. Imvugo y'abisi ngo baguca amazi. Hanyuma nari umukozi nsenga, umwana nkamusiga muri somo nkajya gusenga, nkajya guhamagara Imana yera kuko nari nzi ko ariyo yandengera gusa. Nukuri. Hanyuma umunsi umwe rero barampamagara, bashaka kunyina ndi hari ikibagabaga, bashaka kunyohereza kujya i Kanombe. Yego. Hanyuma baranyicaza bambwira ati rero wihangane ukomere, twabonye n'umukozi w'Imana. Yego. Ati umwana wawe yavukanye ubumuga, ntabwo azahaguruka. Banyereka amafoto kuntu abana bafite iyo ndwara baba bameze. Yego. Kandi kuko umwana ngiye asoroga ururimi, ijosi ryaragwaga, urutirigongo ntago rwari ruhari, ariko ubona ko atazunamuka, ijosi rigwa,
ibintu bikomeye yego atazahaguruka ambwira ati niba abana badahaguruka bamara igihe kinini badahaguruka ashobora kuzagira ubwenge cyangwa ntabugire ariko numva hari izindi mbaraga zije mpita ndavuga ngo yabanye nanjye mu bufubyi mpita ntera yibuye yego ndayibwira ngo iyatumye mu myaka 12 ntarerwa n'ababyeyi bambyaye nkarerwa n'indi miryango itandukanye mpita nibuka mpita ntera yibuye yego yabanye nanjye mu bukobwa mpita ntera yibuye ndavuga iracyari yamana yankoreye ubukwe iracyari yamana yimpaye urubyaro umwana akawa 5 iracyari yamana yego bitambwiraga ndabwira ni hejuru imbaraga za satani kuko numvaga ni za satani n'imbaraga z'Imana kuko namutwise nkayobora amateraniro ngasenga nkabwiriza ariko numvaga ko ari iby'Imana itampemukira ubundi ari ukuntu umuntu abana n'Imana kuvuga ngo ntabwo Imana yampemukira hanyuma rero ndasenga urasenga ana baramumpa ndasenga bikihe bundi hari ukuntu umuntu abikihebe hari umuntu abikihebe akagira imbaraga atazo zituruka akizera Imana akumvira hafi ibidashoboka akabigira ibishoboka ibidafite ishusho akabwira Imana ngo bihishusho ibidahari Imana ikabirema we warasenze ubikihebe nabaye ikihebe irade ntago nagenze mu kwaha kw'abantu ikitumye abantu batanasubizwa bagenda mu kwaha kw'abantu ukwizera kwabo kuba mu bantu ico gihe cyari ikigeragezo cyanjye kandi nagombaga guhangana nacyo kuko iyo utiyizi nta kizere wigirira ariko iyo wiyizi wigirira ikizere kandi iyo uzi Imana yawe ninavuze ngo abazi Imana bazakora iby'ubutwari rero nari nzi Imana nabonye kandi nyibona n'amaso yanjye mbona imirimo Imana inkorera hanyuma nsenga Imana mu gihugu cyo mu ijuru ko nsenze Imana ikavuga ndashaka kwibutsa abantu hari Imana ivuga abatemera ko Imana ivuga sava n'uburenganzira bwabo ariko nge nemera ko Imana ivuga imvugo y'Imana yarantunze sinakorwa n'isoni imvugo y'Imana yarantunze ubuzima burankubita ndihangana sinigeze nkoze Imana isoni Imana narayibonye mu buzima bwanjye bwose nabonye ikora n'amaso yanjye nyibona icinzira aho zitari rero nta kintu na gito na kimwe gishobora kuza kuntera ubwoba kuko Imana narayibonye ndi umugwa guhamya ko Imana ikora imirimo imvugo yiwe ni hame tegereza umusini saha ubwari data wabivuze bizashika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari Mana we nukuri lebo fire shine ndasenga Imana urasenga shaka Imana kuryama sinaryama yego numva nta kintu cyampumuriza umutima yego ariko mbona nta rupfu ruhari mu rugo rwanjye nukuri abasengera bajya mu butayu bajya mu buvumo bayishaka hirya no hino yego nimvuga uvumo cyangwa ubutayu ntihagire uwo bicumuza kuko buri muntu wese afite uko ashaka Imana ahubwo uburyo ayishakamo uburyo ayishakamo ariko buri wese afite uko ashaka Imana kandi akayibona harimo abantu bajya bacira abandi impanza wenda ngo gusenga wenda no kujyaho mu butayu cyangwa se no kuba wasaze gutyo ariko buri muntu wese ashaka Imana ahubwo yishatse mu buhe buryo uyishaka mu buhe ibyo yenda abavuga yenda mu butayu bashaka kuba bajyamo hakaba kavuyo iki byose induru ukajyaho nta gahunda ufite ariko yishakira Imana nese mu muhanda ntidusenga kugenda mu muhanda ukagenda ugasenga hari inzira nyinshi umuntu ashakamo Imana no muri dushu uragenda ugasenga hari inguni ubundi uhuriramo n'Imana hari iyo uhamagaramo n'Imana mu gahura yego haleluya iyo nguni rero tuba ariyo tuvuga bafashijwe hanyuma nasenze Imana yego ishyira igicaniro mu rugo rwanjye mbwire n'abantu mujye mushyira ibicaniro mu ngo zanyu ufate shambure yawe ushyiremo umukeka cyangwa itapi ubundi uyivuge uti Yesu ngwino uryame hano ngiki cyicaro cyawe kuko niba Yesu ari mu rugo rwawe nta murabuza naho muraba waza naho wawuzana uwazahangana na nyiribihe njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo intambara gusa dukwiye kurwana ni intambara yo gukiranuka naho izindi ntambara zose nyiringa bajya zirwanira mu gikari zitarakugeraho haleluya ajya zirwana zitarakugeraho akarwana bakugambanira akakurwanira ababarozi ntabwo ajya atsindwa n'umunsi n'umwe hanyuma ndasenga abasengera baransengera ndasenga abavuga baravuga ko gese nita kubavuga nita ku Imana avuganye nanjye ntabwo nge nita ku byo abantu bavuga kuko njya mvuga ngo uri we arahaguruka umuhungu mwiza cyane
umuhungu mwiza cyane nukuri ariga yego yarahagurutse yego icyo yakoze rutari urumva yakoze rutari urumva mu myaka abo bavukira rimwe afite imyaka 5 abo bavukira rimwe urumva hari ibyo bakora we atari yakora niwe agitangira kubikora urumva yamaze igihe kinini imyaka 3 n'igice aryamye atihindukiza nta kintu akora ariko mfite ikizere ko Imana izampagurukiriza umwana ndashima Imana yabikoze kuko niyo yabikoze ndi umugabo wo guhamya ko Imana itabara Imana rero yampagurukirije umwana nyuma y'imyaka 3 n'igice iramuhagurutsa n'umuhungu mwiza ariga ndabishimira Imana nibisigaye Imana izabikora nibisigaye izabikora yakoze byinshi mu buzima bwanjye n'ibindi yakoze ibindi izongera ikore n'ibindi iyo izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi yo izongera ikore n'ibindi we nukuri irabikora kandi izongera ibikora rero reka duhumurize n'abantu nabo bafite ibibazo yego nukuri narayibonye iya ntabayiza kutabatabara yankuye mu kazi ko mu rugo ikampindurira izina wakoraga akazi ko mu rugo koza akazi ko mu rugo imyaka 12 imyaka 12 hanyuma ikampa abana ikangira ikizere ubwo icyo gihe wakoze mu rugo ryari byari byari nko mu guhera mu 2010 na kangahera na 2010 na 2013 gutyo 13 ubireka ryari 2010 nko 2000 oya 2000 nangije kwiga nka 2009 niho narangije kwiga ngo natanye nk'ikenda gutyo 18 gutyo yego ndabyibuka gutyo kuko nibuka ko nakoze ubukwe 2009 wakoraga akazi ko mu rugo ukora ubukwe ariko ayo wari warasenze ubuzima butandukanye nta nubwo ngiye nari ntaranakizwa ko nuvuga ngo ugiye mu barokore yego ntabwo nigeze muramo n'igihe kinini yego nagiye mu barokore mara imyaka 3 Imana iti nkorera ubukwe hanyuma impuza n'umukozi w'Imana ni anyigisha gusenga ndasenga mbijyamo neza sinabivangavangamo hanyuma mbijyamo numva mbikunze hanyuma data nyitegereje arambwira ati ngwino rero Imana ntireba amashuri ntireba igihe ugezemo usupfa kubuje ubijemo neza nukuri ubu uravuga Imana mu mujyi no mu cyaro mu mahanga no mu nukuri kandi Imana yarakoze impamvu tuba tuyivuze ntabwo tuba tugira ngo twirate tuba tugira ngo duhumurize abantu tubakomeze haba ari nk'umuntu urimo wiheba nk'umuntu wisuzugura nk'umuntu wipinga tumubwire ngo wikiheba wikipinga rimwe abantu baragusuzugura nawe baragutera nawe ukitera bakuvuga nawe kumva nta kizere wifitiye igirira ikizere abantu batakugira ikizere igirira ikizere uri kumwe n'Imana ntabwo ireba amashuri ntireba imiryango niba huvuka niba utarizaguza n'uwize wige niba udafite amafaranga izaguza n'uyafite izafungura umuryango w'igikundi izakugirira neza izakugira umwizerwa nubijyamo neza icyo Imana igusaba idusaba kubijyamo neza niko nyine Imana ibiduha tukibagirwa ariko nta kintu twashinje nta gihe dushinje Imana Imana yarakoze mu buzima bwacu yarakoze turayishimira nukuri yego tugezeho ubutumwa buke mu minota mikeya reka dusenga Imana tugiye kujya muri no mwanya yego ubwo twanje kujya kuvuga ibindi ariko nabyo ni iby'ijambo ry'Imana aho twatandikiriye yego Mana yacu mu izina rya Yesu ro kwizerwa no kwiringirwa uri umubyeyi umenya abana bawe ukamenya icyo bakwiriye turagushimye cyane waraturinze ubana natwe tugirira neza tugwaye icyubahiro umukunzi mwiza mutima w'ineza ufite ni uzatuma umuseke udutambikira ushoboye byose uragahore ku ngoma dusengeye nyakubahwa Imana uyu munsi cyangwa uyu mwanya mwiza waduhaye kugira ngo tuvuge ibyawe turaguhamagaye ngo uzubane hagati muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo ukoremo n'ibitangaza iri jambo ryawe uriherekeze kandi mwami Imana rigira ikintu rirema wari wihebye ayongera agira ibyiringiro wari ubuze amahoro abona amahoro wari ubuzinjira umucira inzira izina rya Yesu Kristo Nazareti Mana ibyanze guhinduka bihinduke mu mitima y'abantu urakoze turagushimye kuri kumwe natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu amen Imana ibaha umugisha bagiriye neza yego kandi Imana ibiteho ntabwo turi butinde ni ijambo tugiye gusoma nta nubwo tubikora nkuko twari dusanzwe tubikora mbere twasomaga ijambo rimwe na rimwe twasobanura ariko kubw'igihe dufite yego turarisoma umwuka w'Imana basobanurire nibuke ko iyo ugiye gusoma ijambo ry'Imana nawe ujye ubwira umwuka w'Imana gusobanurira ujye ubanza usenge mbere ko usoma ijambo ry'Imana uhamagara umwuka w'Imana gusobanurira kuruta uko umuvuga butumwa yagusobanurira umuvuga butumwa ashobora kuba yihuta cyangwa se umwuka n'usobanura neza kurenza uko umuvuga butumwa yagusobanuriye yego Imana ibaha umugisha Imana ibagire neza kandi mwizere kuko kwizera kubeshaho
mujye mwizera Imana, kwizera kubeshaho, ishoboye byose, iragahore ku ngoma. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni igice kimwe n'umurongo wa 16, turageza ku murongo wa 25. Haravuga ngo abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Ibahugurira abahugurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Yari Yesaya umuhanuzi w'Imana. Arababwira ati nimugarukire Uwiteka kugira ngo mubabarirwe. Niyo mpamvu twahereye cyagiye cyagiye twahereye buryo umwuka wari umwe kandi wabivuga gutanabizi. Ijambo Imana yadushyize ku mutima, mu by'ukuri abantu bagarukira Imana. Iki gihe cyo Imana, iki gihe cyo kwisuzuma, bakareba aho bakosheje. Umugabo akareba aho yakosheje, umugore akareba aho yakosheje babazi. Ugasanga umuntu ngo ari umuntu twahuye arambwira ngo nta mbabazi zikira, ngo Imana ntabwo izambara ku byo nakoze. Reka mbabwire ngo Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi. Nta cyaha Imana itababarira. Imana ibabarira umukene, umuntu ukijijwe n'udakijijwe ikamubabarira, kuko Imana yanga icyaha, ntabwo yanga umunyabyaha, ariko abantu bo kubigira nkana, bo kumenyera, bareka Imana ntimenyerwa. Umurongo wa 13 avuga ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Mwiyuhagire mwiboneze, mureke gukora nabi, muve mu byaha, muve kugambana, muve mu matiku n'amazimwe, muve mu mashyari, muve mu kwicana, mugire ibyo muvamo, mwiboneze, mwikore ibibi. Niko Yesu arimo atubwira akoresheje umuhanuzi witwa Yesaya. Umurongo wa 17 ngo mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Imana ishimwe. Muburanire abapfakazi, mubafashe, muburanire imfubyi, mwo kubarenganya, mwo kubambura utwabo, mwo kubabeshya, ni mubacira imanza zitabera. Ni mukora ibyiza, mwo gukora, mwige gukora neza. Buri muntu wese akora ibyiza, akorere mugenzi w'ibyiza, akorere igihugu cye ibyiza, akorere buri munsi ahari ibyiza, akorere mu kazi ka akora ibyiza, ahacururiza akora ibyiza. Niki Imana idusaba, yavuga ngo niturekure ibibi, dukora ibyiza. Imana izabana natwe, tuyigarukire, izatugarukaho, izaduha umugisha wadusezeranyije. Mbwira abantu batinzwa n'amasezerano, witinzwa n'amasezerano, wicunzwa n'amasezerano, ahubwo kora ibyiza. Buriya gusenga cyane bishobora kudatuma utabarwa cyane, ariko gukiranuka bishobora gutuma utabarwa. Nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura kutuku bise n'isheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Imana ishimye ngo nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura bikamera nka sheregi, bigatukura, bikaba bibi cyane, iyo Uwiteka arabyeza, aratubabarira, arakubabara ubwo businzi, arakubabara ubwo busambanyi, arakubabara ubwo bupfapfa wagize mu rugo rwe, wa mugore, wa mugabo we. Kuko abantu bose babana hari uvamo akaba umupfapfa. Izi ngo zose turimo tubona zigira, hari uwaravuyemo akaba umupfapfa, akishyira hejuru, akibagirwa Imana. Abantu bibagiwe Imana, abantu barahemukira bagenzi babo, barimo barashyira dodani imbere yabo. Kandi Imana yiteguye kudukura dodani imbere, yiteguye kudukura imisozi imbere. Ni Imana ikora imirimo. Yesu aravuga ngo nimuze tujye inama, aratwinginga muze tujye inama, aracicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyaguhamagara ngo wihane, aracyakubwira ngo byose birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Dore ye aravuga 20, aravuga ngo ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuga. Nitwanga tukagoma, inkota y'Uwiteka izaturya. Indwara z'ibyorezo zizaza, ibyorezo bizaza, biriho birahari, indwara zirahari, ubugome buragwiriye, ko twanze kumva Imana. Hari ibintu rega bitugeraho kuko tubyizeye. Nge ntabwo nemewe n'abantu bavuga ngo Imana nguje kwica abantu bayo. No, nta gahunda Imana ifite yo kwica abantu bayo, kuko yaturemye idukunda, ahubwo ni twebwe ibyo turimo dukora nibyo bituzira. Ariko nimureke twumvira Imana. Imana yaraturemye, yaturemeye imirimo myiza muri Kristo, yaturemeye gukora imirimo myiza kugira ngo tuheshe icyo kubw'agaciro yaduhaye. Rero nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga. Abantu bagarukira Imana, abantu bareka amakimbirane, abantu bareka amanjwe. Umugenzi wawe umuzamura, hakeneye gutabaza atabarwe, ahakeneye inama uzimuhe, icyo umurusha umufashe, mukundane, murwanye Satani nawe azabahunga. Aravuga ngo dore ye umurwa wiringirwa uhindutse maraya, ahuzuraga imanza zitabera, hakabarwamo no gukiranuka, none hasigaye ari ahabicanyi. Urumva,
dusigara ahiye bicanye dusigaye twicana ni ijambo ry'Imana ribivuga igihe cyose biriya n'ubuhanuzi butavangiye umuntu yaguhanura akashyiramo amarangamutima ye yaganura bitewe n'uko akubonye ndetse yuko yenda ashaka kugira ngo umwemere hari ukuntu abantu bahanura kugira ngo bemere ko ari abahanuzi ariko si byo biri Bibiliya niyo buhanuzi bukomeye nibwo buhanuzi bw'ukuri ni byiza n'abahanuzi ntago mbashenye bagomba guhanura kuko ijambo ry'Imana tugira ngo mu mpano 9 harimo n'ubuhanuzi nabwo burazamura ari buzamura itoro cyangwa se bukazamura n'ababwumva ariko siko byose ibyo twumva bitugirira umumaro. Yes ashimwe cyane. Ahimbazwe. Haleluya. Ifeza zawe zihindutse inkamba, vino zawe zibaye ubufungure. Abatware bawe ni abagome n'inshuti z'abajura. Umuntu wese muri bo akunda kugirirwa kandi agakurikira impongano, ntibicarira ntibacira imfubyi imanza, kandi imanza z'abapfakazi ntibazibageraho. Abantu bakeneye barimo barambura abandi niko Bibiri bivuga. Ibyo turimo tubona mu maso yarambeshye yarampemukiye yasabye kugira ngo asengere. Ibi nabyo biri muri Bibiliya. Urimo urambura imfubyi aho wakamuhumurije, aho wowe arakeneye ubutabazi. Imana yaguhaye ubushobozi, hari icyo yaguhaye kugira ngo ujye gufasha abandi. Ntabwo icyo yaguhaye ari ikiguzi, yaguhaye kugira ngo ukore. Niba dukorera Imana ikora imirimo izaduha ubuzima. Nukuri Imana yacu ntabwo ari inkene. Yesu ashimwe cyane. Twebwe se n'igiki twayihaye? Twayihaye igiki kugira ngo ituremere? Hari indirimbo ivuga ngo ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye uhirwa bigezaho. Haleluya. Menya kwa rubu nuwagiriwe ngaho nawe ujye ushima iyo Mana. Tujye dushima Imana. Hariho urugomo erade. Turimo turabona ibintu bikomeye. Amakimbirane ari mu bantu. Abantu barahemukiwe. Abantu ntibagikunda Imana kubera ibyo babonye. Ariko nibareka abantu bakunda Imana, nibarekane n'imirimo abantu mibi bakora. Ijambo riravuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Niyo umuntu atakwereye imbuto mureke. Hari 7 bitapfukamira bayari. Ko niko kuri. Yego. Ariko witumugwa. Ntago nkubwiye ngo umwifurize ikibi. Ariko nibona nta kintu naguha kigufasha. Byihorere. Kuzirenganura aho akazirenganuye urazirenganya. Vuga ijambo ry'Imana icyo risaba, ibindi byose Uwiteka afite ubushobozi. Umukozi ku murimo arahembwa. Umukozi buri kwezi niba ahembwa akora kampani runaka ikamuhemba, ukorera Imana we ni utazahembwa. Ni utazahembwa. None se ni gute dushobora kure? Ntabwo twe duhangayikiye ibyisi, ni gutye dushyize ibyisi tukabiraho umutima. Ukwe tuzabaha Imana irakuza. Yaraguteguye. Tukiri insoro mu nda ya mama yarituze. Rero abantu bareke ngo no hasigaye harimo ubucanye aho abantu buzuraga umwuka wera, hasigaye amatiku n'amazimwe. Tukabona umuntu yuzuraga umwuka wera, none hasigaye yuzura amatiku n'amazimwe. Arazana kamere ye arayizana, ntacyo bivuze. Ahuzura gukomeza wuzura umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, umunyambaraga wa Isiraheli, avuga ati yewe nziruhutsa ntuye abanzi banjye, kandi n'ababisha banjye nzabahora. Nzagushyiraho ukuboko ngukuremo rwose. Urumva? Inkamba zawe nkumeremo icyuma kibati. Urumva? Nzakumaramo inkamba. Imana ntabwo reka mbabwize ukuri. Guhera umunsi wa none abantu bihana. Bakimara kumvira ijambo. Imana ntikina. Imana wishyira hejuru ikagukubita hasi. Ni Imana kandi yo yubashyira kubahisha. Iyo washatse guca inzira zawe utanya guca, Imana irakugarura ikagukosora. Imana mujya muhurira mu ikorosi. Imana muhurira mu ikorosi. Kabagera ikagushyira hasi hashika amezi 3 ikakubwira ati ndashaka kugira ngo duhurire hano. Ari Imana? Imana irabikora. Iri kugukosora. Ijambo ry'Imana yavuze ngo yego. Umurongo wa 10 nzagushyiraho ukuboko ngukuremo rwose. Urumva? Nzagushyiraho ukuboko ngukuremo. Izafata ukuboko kw'Imana igukuremo. Twe dukorera Imana tuyikoreye tuyitinya. Tuyikoreye tutagira ngo tunezeze abantu. Data wo mu ijuru nabireba reba imirimo yacu myiza dukora arushaho kwishima. Yego.
Yes, hari abari magaya. Hari ibyo arimo akora. Ariko hejuru yavuze ngo nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga. Avuga ngo ngwino tujye inama wa musambanyi uve mu busambanyi bwawe. Ngwino tujye inama wa mugambanyi we. Ngwino tujye inama wowe uvuga itavuze. Ngwino tujye inama wowe wibirika. Ugakora twatunda abantu batakureba ariko ngewe nkureba. Avuga ati waje tukajya inama hakiri kare. Waje tukajya inama. Rero angani yavuze yarivuga ntibwa ngo nzagushyiraho ukuboko nkukuremo rwose inkamba zawe. Umvise? Nkumaremo icyuma kibati. Yego. Izakumaramo. Hari ukuntu umuntu aba afite icyuma kibati cyinshi. Ukuntu umuntu yemera kwizamura, kazana iterabwoba, ntawatera ubwoba. Imana ntabitera ubwoba. Imana irakwihorera. Dore nguraho urabikora nka kwihorera. Wari ku munsi umwe nzagushyira ku karubanda bakubone. Reka mbwira abantu bakora Imana ngo wo kwihimbaza. Yego. Bahore baca bugufiya. Ni ubone Imana hari ikigukoreye. Izina ry'Uwiteka ribe ryarushyirwa hejuru. Uganiriye neza. Wibuka imirimo Imana yadukoreye. Wishyira inda imbere kuko inda nonaha urayaka. Uyiha inshyushyu mu mwanya ikakwaka ikivuguto, umwanya ikakwaka fanta, ubundi ji buri igihe cyose indi hori kwaka. Ariko shyira Imana imbere. Zamura ibyiringiro by'Imana. Hari abantu bakoreye Imana bariho neza. Abantu bakoreye Imana ntibayibeshyera. Nayo irazira bahemba. Imana yacu irahemba. Yesu ashimwe cyane. Yesu avuga ngo nimuze tujye inama, nimugarukire Imana. Wowe uri mu nyumva garukira Imana. Wari uri mu busambanyi n'ubutinganyi n'ibindi byinshi n'imigambi mibi yawe, garukira Imana ikugirire neza. Amen. Iminsi tumaze tujya dukora ibyaha, ariko iminsi tumaze turayizi. Iyo dushigaje ntabwo tuyizi. Niyo mpamvu ukuye guca bugufi uwo ari we wese unyumva icyo ukagiha Imana. Warize utarize, shyira Imana imbere. Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome Yobu 36 umurongo wa 11. Haravuga ngo nibanyumvira bakayikorera. Haleluya. Nibanyumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza. Bazamara imyaka yabo mu byishimo. Umva iryo jambo ry'Imana. Nibanyumvira bakankorera. Aleluya. Abakobwa nibanyumvira, ababyeyi nibanyumvira, abagabo nibanyumvira. Mwabagabo mwumvira Imana. Mureke kubeshya. Ariko uvuza Imana neza pe. Niko mureke kwishushanya. Ndeka ngewe yitengira gutya ndumva umwuka ari murabintegeka. Abantu none habagiye gushyigikira amavuta. Sukuguhamagara ngo basengere. Sukuguhamagara. Uye nawe batanampamagara nge nta kibazo mfite. Ikimana duhamagaye no gukora umurimo w'Imana. Ubundi Erade icyo mwuka ntegetse dore ni. Urabahereza nomero ya Momo. Sibyo? Oya Erade. Oya ngewe niko umwuka negetse kandi ubikore. Bagiye gushyigikira amavuta tukahita dukomeza tunasoza. Bahereze nomero ya Momo. Reka mbaye nomero yanjye. Koresha hose Erade. Iyo ukoresha hose ariko baze bohereza bashyigikira aya mavuta kuko nanjye ndaza kuyashyigikira. Ishobora ngo nibanyumvira. Yego. Nibara mwo ubikuyoboye sava. Yego. Nge nta kibazo mfite. Yego. Bakanda Momo. Batayikanda Erade. Data wa twese uri mu ijuru afite inzira zirenze igihumbi. Kuko hari ibintu twafashe ijambo ry'Imana, abantu bagiye mu by'Imana nabi, bajyemo bashaka imigati, ntibajyemo bashaka ko abantu bakizwa. Iyo twavuze data araduhemba. None se nera nkwe mu kazi ko mu rugo ikangira uwo ndi we ikamagurukiriza umwana ikambura ngo nkurinze umuruho witeka kubera kuzankorera. Nta rwitwazo ngira imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane kandi amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero. Imana ishimwe. Ikindi tujye dutunga umutima wo kunyurwa. Icyo Imana idusaba ni ugukorera Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Wari kumvira ijambo ryanjyoheye Erade we. Nibanyumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza. Bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Bazamara iminsi yabo. Abo nabadukurikiye nibayikorera. Yego. Abo nabadukurikiye nibayikorera bakayivuga neza. Yego. Ntibavangavange. Nokuri. Bakareba imbere nka muri imbivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringira Imana yacu. Ntibavange. Babonera Erade hari ikibazo kibaye agaca inyuma mu gikari akajya kumusura akamubaza akamuhumuriza akumva ikibazo kiri ntagiye kumutaranga ntagiye kumusebya. Dukeneye n'abantu baduhumuriza. Dukeneye abantu baduhumuriza. Ntabwo dukeneye abantu badutera ubwoba. Ntabwo dukeneye abantu batuvuga. Ntabwo dukeneye abantu badusenya Erade. Abantu barimo barasenyana. Abantu barimo barerekana ibibi by'abantu. Ariko hari n'ibyiza baba bakoze. Erade hari ibyiza n'abana narakoze MAMA Deborah.
Imana ishimwe. Shobora kugira intege nkeya, ariko ndifuza ko tutanagomba no kugira intege nkeya. Turi muri Yesu nta ntege nkeya. Jambo ryo navuga ngo umunyamwuka nta muntu umurondora, ariko ngo umunyamwuka ararondora. Imana ishimwe cyane. Tujya mu ntege nke kuko ari ibyo twagiyemo, hari ibyo twagiyemo, ariko iyo tugumye ku munara Yesu akomeza akatuvomerera. Havuga ngo iminsi yabo bazayibamo bishimye. Aleluya. Imana izabaha uburame mu minsi yabo yose, bazishima nibakorera Imana neza. Mureke dukorera Imana neza. Nta Imana itadukuye, era dufite ibihamya. Mu by'ukuri ufite Imana aho yagukuye, hari byishira, ufite ibihamya. Idutunze mu mujyi wa Kigali turimo. Uzaho navuye. Yesu ashimye. Ngenge mu gitondo iyo ndimo ntegura abana banjye bajya ku ishuri batanu, njya ndeba ineza y'Imana, bambaye inifomo bose bagiye. Njya avuga ngo ariko Mana, ni igice utakoze. Neki koko. Ni igice utakoze mwaba mama mwe. Ni igice ifata umwanya wawe nguhe bidafite umumaro. Amavi yawe yapfukamira Imana, icyubahira Imana. Imana yarakoze. Nimunkorera neza. Yego. Yesu ashimwe cyane. Je yavuga ngo nimunkorera neza ngo data azabaha icyubahiro. Azabaha icyubahiro. Data ajya duha icyubahiro. Nokuri. Rero birashaka ko arucitse intege. Yego. Birashaka ko wumvaga wabonaga inkuru kavuga ngo reka njye kuvuga iriya nkuru. Wivuga inkuru. Vuga Yesu. Haleluya. Hari inkuru za Yesu tubaho. Kwavuze Yesu dukuraho igisuzugure rade. Mu buzima bwose umuntu agesha mu buzima bukomeye cyane. Hari ibihe byagezemo nca mu buzima bukomeye cyane. Ibintu byanze, ibintu ari kuri ibintu byanga. Ibyo byose ibintu bigasenyuka, ibintu bikanga, ibintu bikabaho. Abantu buri munese akagufataho ijambo. Uwo waruza akagufataho ijambo. Kavuze ngo nzahagarara ku munara wanjye. Ngo maze ndindire numva icyambwira. Abantu nibahagarare ku munara. Mukobwa wikangwa n'imyaka, wikangwa nuko bakubenze. Uwawe arahari. Hari ibigega byiza birimo abasore beza bubaha Imana. Awo ntiyari uwawe arahari. Hari ibisore mugabo wijya kwihakana umugore wawe. Tugeze mu minsi ya nyuma irade hano hanze harimo haraba ibintu bibi tubivuge. Abagabo barimo barihakana abagore babo. Umugabo arajya gushaka yafite undi mugore. Waretse ibihe byo kukwereka amaso yawe yo kukwereka ko ibihe byo kugutwara, amaso yo kukwereka yikwereka amaso yawe yahanga ijuru. Iyo warebye mu ijuru Imana ikwereka ko ikibi ari ikiza. Iyo warebye mu ijuru, iyo wahanze amaso mu ijuru birashoka ko ari ibihe. Ariko viziyo isirimo irabazenguruka, n'isi yibazengurukana. Ni mugume kuri gakondo, mugumana agakiza Imana yabahaye. Mwibuke umuhamagaro wanyu wa kera, mwibuke cyagiye wajyaga imbere y'Imana wambaye umwenda umwe, ariko ubu turahinduranya turambara ushaka no kumara icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri utarasura mu mwenda wambaye n'ukwezi kugashira. Ariko wibuke cyagiye wasenganaga umwenda umwe, wibuke cyagiye wambaraga utambara inkweto. Twavukiye mu cyaro tutambara inkweto, hahandi bacana urubingo bura mu cyaro cyane nirwo rukunda kwagenda uruzunguza kugira ngo ujye mu nzu. Ariko turakanda ibikuta amatara kaka. Mureke twibuka aho abazunguzi lebo fayima. Mureke twibuka aho Imana yadukuye. Nokuri dufite ibimenyetso renga kimwe twemeza ko Imana izatugirira neza. Ndashaka kwibutsa abana Imana yabakuye. Imana iduhaye isura, turakeye, iratunagirije turakeye. Nimureke twibuka Imana. Abantu bo guhangana bo gupfa ubusa, inzangano nibazireke. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Tugiye gusenga Imana. Wa mukobwa wari wihebye, wari wiganyiriye, wikiheba. Abagabo, abasore beza barahari. Yesu yateguye. Hari abakobwa bihebye, yikiheba. Nje kumuhumuriza yikiheba. Nukuri iyanyubakiye yanirwa kutamwubakira. Iyenyubakiye yawe reka kutamwubakira. Nawe ikubakiye reka kutamwubakira. ngo tubabwire wa musore wikiheba, wishaka kwirirwa ujya kubeshya ngo utware umugore wani kuko ubonye ngo afite iyo nzu, ubonye uyimuhemukira. Wikambura umugore w'abandi. Hagarara, abakobwa beza barahari ko baharira. Imana itanga ubuzima. Mu gitondo wakena, nyuma saa sita ugakira. Ubuzima amafaranga ni umushyitsi, ejo araza akagenda. Imana itanga abana. Imana itanga abana. Umaze imyaka myinshi utabyara mama, nukuri kwa Isiraheli. Mbonye Imana iha abantu kubyara. Bari bamaze imyaka myinshi barizera. Imana igucunda igushakamo amavuta. Kandi ibyo uri mucamo n'ubuhamya bw'ejo hazaza buzafashisha umuntu. Kuko iyo uzakomera uca mu bikomeye. Disi buhari umumama wari uri kuvuga ngo nabuze abana. Nahumuri. Nje kumuhumuriza, ahubwo nahagarare asenge. Imyaka ya 2 nahagarara asenge. Nahagarara asenge. Yizera Imana, ayihamagare, ayibwire, irazikora. Ariko se koko yabuzwa n'iki kugira? Amaze imyaka 15 ntarabyara, amaze imyaka 5. Hari abamaze 25 barabyaye. Na Sara yabyaye amaze imyaka 100. Haleluya. Haleluya. Irahari, idakangwa n'ibihe. Yego. None ngo na nyuma ya 0 irakora. Kandi tuzi ko nyuma ya 0 nta wundi mubare uhari. Ariko igiza gute? Ariko irakora. Irakora. Kandi byarenga inkombe.
utanze abigisha muri ngo byarenga inkombe ariko ntibyarenga isezerano Imana yavuze nukuri haleluya tugiye gusenga Imana wa mugore we wikiyandarika wiwe wikubeshya wigira bagusifura nayo ngusifurwe wirirwe wiyandarika no ubaha Imana yawe mu buzima bwawe ubaha Imana yawe naho wasonza no ntabwo wapfa twarashonje ntitwiyandarika mama twarashonje ntitwiyandarika dusenga Imana iraturya inzara iraryana ariko dusenga Imana ivugana natwe imvugo y'Imana iradutunga imvugo yiwe ni haleluya baratuvuze nitwavuga bakwandikiye message nawe uri kwandika bakuvuge nawe uri kuvuga guteze nta muzo guhangana nyiri bihe yaduhaye icyubahiro kandi icyubahiro yaduhaye ikizatugeza kwangana hari uzahangana n'ibihurimo irade sinjya mpangana hari nziko data wa twese ahangana n'ibihe ndimo yego ntago rero najya guhangana ngo mama Deborah bamvuze ngo runaka yamvuze ngwanyereze message ubyagenze guke ngo nabimenye no kuko hari Imana hari izigahangana n'ibihurimo kabiga ngo mwana wanjye komeza icyo naguhamagariye nokuri ubundi komeza tujye gusenga Imana yego Imana ikoye muri bitangaza Imana igira neza kandi Imana ishoboye byose n'Imana itabura kubigenza inshuti yabera byiringiro bizima turakubashye cyane mukunzi mwiza uri papa uri byose turagukunda kuko natwe uradukunda Mana waturwaniye ishyaka Mana ibidafite ishusho wabihaye ishusho ibitari bihari warabiremye Mana twaryamye tukabura ibitotsi waduhaye ibitotsi tubona isoni zihari ntabwo zadukoze uri Imana itanga guseka uri Imana ishoboye byose uri Imana itanga urubyaro uri Imana ikura ku bugumba abana bagatamba mu mbuga uri Imana ikiza uburwayi twarakubonye uri Imana ikuraho igisuzuguriro uri Imana ikuraho karande uri Imana iha umuntu guseka uri Imana iha umuntu ibyiringiro uri Imana haleluya